Murakaza neza muri Kigali, umujyi mwiza, kapitale y'u Rwanda. Uyu mu by'ukuri ni umujyi uri kwihuta mu iterambere kurusha iyindi mijyi muri Afurika myinshi. Kigali isukuye, ifite ibikorwa remezo bigezweho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inyubako zigiye guhindura neza isura y'umujyi, ari wo mutima w'u Rwanda. Kigali Master Plan, Kigali Urban Development Plan, Kigali Master Plan. Iki ni igishushanyo mbonera kigamije guhindura imiterere y'umujyi wa Kigali ndetse n'uburyo igaragaramo. Kigali Master Plan. Aba ni abashoramari bari kubaka imiturirwa idasanzwe hano mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nyubako eshatu z'igitangaza ziri kuzamurwa hano rwagati mu mujyi wa Kigali. Abantu benshi kubera uburyo ari ndende cyane, zubatswe mu buryo butangaje, benshi bazinyuraho bakabasha kuzibazaho. Mu by'ukuri niba udukurikiye hano kuri Umva X, ndagusaba kugira ngo ubashe gusoza iyi video kugira ngo umenye byinshi byihariye utamenye kuri izi nyubako, kandi turakubwira byinshi mu mishinga ikomeye cyane y'igitangaza igiye kubakwa cyangwa se iri kuzamurwa utigeze umenya hano mu mujyi wa Kigali. Niba waruzi Kigali mu myaka 5, nyuma y'imyaka 5 uzagaruka uhayoberwe. Kigali, umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Kigali, umutima w'u Rwanda. Kigali harimo amahoro, isuku ndetse n'umutekano. Mu by'ukuri hagiye kujyamo inyubako z'igitangaza, inyubako zigezweho zifite ikoranabuhanga rigezweho. Ni iki kizakorerwa muri izi nyubako? Ese izi nyubako ni izabande? Cyangwa se izi nyubako eshatu z'igitangaza zigiye guhindura isura y'umujyi wa Kigali ni izihe? Ni izabande? Zizakorerwamo iki? Ibi ngibi n'ibindi ntakubwiye byose ugiye kubisobanukirwa hano muri iki cyegeranyo cyangwa se muri iyi documentary naguteguriye uyu munsi. Ndagusaba gutindana natwe. Reka tugaruke kuri izi nyubako umenye neza, mbanze nkubwira amazina yazo. Ndagaruka nkuramburira buri mwimwe, nkubwira nyirayo, ibikoresho biyigize, nkubwira buri kimwe cyose n'ikoranabuhanga zaba ririmo muri iyo nyubako. Ni iki izakorerwamo? Dore zimwe mu nyubako ziri kuzamurwa mu mujyi wa Kigali zidasanzwe. Mwibutse neza, twagarutse ku nyubako eshatu. Muri izo nyubako harimo Kacapu, harimo Kigali Green Complex, harimo Kigali Business Financial Square. Ndongeye nguhaye ikaze. Iyi ngiyi ni Umva X. Njye uri kumva wayiguteguriye iyi documentary, nkaba ngiye no kuyikugezaho. Nitwa Mr. Alex. Ndagusaba kandi kugira ngo aka kanya ubu kanze subscribe utaza kwibagirwa, kubera yuko kudukurikirana buri munsi ni inkunga ikomeye, kandi ikindi nanone ntabwo uzahomba, kubera yuko uzahabonera amakuru menshi yizewe, ibyegeranyo byiza bigezweho bicukumbuye nk'icyo tugiye kugukorera kuri izi nyubako zidasanzwe. Kuri izi nyubako uramenya amafaranga azubatse, uramenya aho ziherereye, tugiye kuzigutembereza zose uko zakabaye. Ikoranabuhanga rigizwe n'izi nyubako. Nguhaye ikaze. Reka tujye ku nyubako iri ku mwanya wa gatatu yitwa Kacapu Building Kigali. Iyi ni inyubako iherereye mu mujyi hagati, iruhande rwa Ropewe uri kuzamuka ujya kwa Makuza. Kandi iyi nyubako iri kubakwa hagati y'ahazwi nka Fantastic uri mujya kwa Rubangura hafi ya City Tower. Kacapu ni inyubako iri kubakwa mu buryo bugezweho bw'ikoranabuhanga. Ni wumva iyi nyubako, wumva inyubako y'igitangaza, wumva inyubako ifite design zigezweho, wumva inyubako ndende, wumva inyubako yatangiwe kubakwamo hasi. Hasi harimo izindi nyubako bahereye muri metero 6. Niba mwibuka uburyo convention yubatse, iyi nayo niko yubatswe. Mu by'ukuri ni inyubako igiye guhindura ishusho y'umujyi wa Kigali, uburyo izaba igaragara, ibizakorerwamo. Iyi ni inyubako iri mu nyubako ziri kuvugisha benshi hano mu mujyi wa Kigali. Ushobora kwibaza niba iki bizakorerwamo, ni amafaranga ngahe se yubatse ino nyubako?
Mu by'ukuri ibi byose kuva ngiye kubigeraho uratangara cyane kubera ko ntisanzwe. Biteganyijwe ko izaba irimo igice cya parikingi yubatswemo hasi kandi nini cyane, kandi iyi nyubako izakorerwamo ubucuruzi butandukanye mu gice kibanza cyo hasi. Izindi floor zo hejuru hazaba harimo ama ofisi atandukanye meza cyane kandi arimo ibikoresho bigezweho bitandukanye. Hejuru hahera biteganyijwe ko izaba ari hoteli nziza igezweho hano ku mugabane wa Afurika. Mu by'ukuri ibigo by'imari harimo amabanke n'ibindi bigo bigiye bikomeye bizaba bifitemo ibiro bitandukanye. Kigali Catch-up Building, iyi ni inyubako y'igitangaza, ni inyubako ya viziyo. Iyi ni inyubako idasanzwe. Ndabizi ahangaha tugeze uri kwibaza ibibazo bibiri bitandukanye. Uri kwibaza ngo iyi nyubako ni yande? Uri kwibaza ngo nuwuhe mubare w'amafaranga agiye kujya kuri iyi nyubako? Ndagira ngo nkumare impungenge. Iyi nyubako ni abashoramari bishyize hamwe b'Abanyarwanda nk'uko bisanzwe bikorwa no ku zindi nyubako. Iyi nyubako irimo imigabane y'abashoramari batandukanye. Ni inyubako ihenze kandi igezweho, yubakishijwe n'ibikoresho bigezweho mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iyi nyubako igiye gutwara akayabo ka miliyari cyangwa se miliyoni 30 z'amadolari. Ubwo mu manyarwanda ni miliyari 43 na miliyoni 620. Mu by'ukuri iyi nyubako murumva ko ihenze cyane ugereranyije n'izindi nyubako zabanje kubakwa hano mu mujyi wa Kigali. Iyi nyubako biteganyijwe ko imirimo yo kuyubaka izarangira 2026 2027. Iyi nyubako izaba yarangiye barimo barayikoreramo. Reka tujye ku mwanya wa kabiri. Nyemerera ntujye kure. Twihuse ku mwanya wa kabiri turahasanga inyubako nayo idasanzwe. Ni inyubako yubatswe mu buryo buhambaye. Ni inyubako izaba ari ndende cyane gusumba izindi zose hano muri uyu mujyi wa Kigali. Bayita Kigali Green Complex. Kigali Green Complex. Iyi ni imwe mu nyubako 3 z'igitangaza ziri kuzamurwa hano mu mujyi wa Kigali. Reka nkubwire bimwe bizaba bigize iyi nyubako idasanzwe. Reka nkubwire ba nyirayo, amafaranga azaba yigize. Reka yose nyigutembereze nonaha muri iyi documentaire naguteguriye. Iyi ni inyubako nayo iri kubakwa iruhande rw'iyi rope iri hano mu mujyi rwagati. Uyu mushinga nawo ni abashoramari bishyize hamwe bagamije kuzamura ndetse no guhindura ishusho y'umujyi wa Kigali. Ni abashoramari b'Abanyarwanda, ni abashoramari batandukanye. Mu by'ukuri iyi nyubako nayo ntisanzwe kuko iriho akayabo k'amafaranga menshi cyane. Gusa uyu muturirwa wo ntusanzwe, ufite umwihariko udasanzwe. Iyi ni inyubako izaba ari ndende cyane. Biteganyijwe ko izaba ifite floor zigera kuri 35. Iyi nyubako izaba yubatswe mu buryo butangaje kuko guhera hasi izaba igizwe n'imitako y'ibiti kugeza hejuru. Ndibaza ko aha tugeze mu maze gusobanukirwa, ariko ndakumara impungenge niba utarasobanukirwa. Reka nkomeze ngusobanurira iby'iyi nyubako byinshi ntarakubwira. Gusa ndagusaba nyemerera mbanze nkubwira aya makuru. Ese waruzi yuko iyi nyubako idasanzwe? Iyi nyubako mbere yuko uyibona hejuru, mbere yuko izamurwa hejuru abantu bakayibona, hasi mu bujyakuzimu yabanze kubakwa metero zigera kuri 6. Iyi ngiyi ni parikingi idasanzwe izajya yakira imodoka nyinshi cyane. Nyemerera gatoya tutarayivaho mbanze ngusobanurira ibice bizaba biyigize niyuzura. Muri ibyo bice bizaba biyigize harimo ofisi nziza zigezweho, harimo amaduka meza kandi menshi cyane agezweho azaba akoreramo abacuruzi bagiye bakomakomeye. Ku mpera z'iyi nyubako hazaba hari hoteli y'igitangaza. Iyi nyubako izuzura itwaye akayabo ka miliyoni 45 z'amadolari. Mu manyarwanda ubwo ni miliyari 35 na miliyoni 430 mu mafaranga y'u Rwanda.
Mu by'ukuri niba mubyumvishije neza, iyi nyubako murumva ko ihenze cyane. Aya ni amafaranga menshi ugereranyije n'izindi nyubako zazamuye mbere yayo. Mu by'ukuri biragoye ko wabona izindi nyubako zagejeje kuri aya mafaranga. Iyi nyubako biteganyijwe ko izakemura ikibazo cyo kubura amaseta cyangwa se amaduka y'abacuruzi bakomakomeye bagendaga babura aho bakorera. Iyi ngiyi ni Kigali Green Complex. Iyi nyubako y'igitangaza yitezweho guhindura byinshi hano mu mujyi wa Kigali. Aho uzaba uherereye hose mu mujyi wa Kigali, uzaba uyitegeye uri kuyireba. Izaba ifite amatara atandukanye, izaba ifite ishusho zitandukanye. Iyi ni inyubako y'agatangaza yubatswe mu buryo bugezweho, mu buryo bw'ikoranabuhanga, ibikoresho bigezweho. Iyi ni inyubako iriho amafaranga menshi nk'uko wabyumvishe cyangwa se nk'uko uri kubireba. Iyi nyubako biteganyijwe ko imirimo yo kuyubaka izarangira 2027. Ndagira ngo unyemerere tugane ku musozo. Reka nkubwire ku mwanya wa mbere inyubako y'igitangaza ihari. Iyi ni inyubako y'akataraboneka. Ni inyubako igiye kujyaho amafaranga menshi cyane tujye gusanga ku mwanya wa mbere. Iyi ni inyubako abatari bakeya, bamwe muri mwebwe muyitunze muri telefone yanyu kubera kuyinyuraho mukayifotoha. Hari byinshi rero ngiye kukuramburira, hari byinshi ngiye kukubwira kuri iyi nyubako. Ku mwanya wa mbere ari nawo wa nyuma turasanga inyubako yitwa Kigali Finance and Business Square. Iyi nyubako ni inyubako nayo idasanzwe. Iyi yo ni igitangaza kurenza izindi zose zo mu mujyi wa Kigali. Iyi ni ndende, ifite ikoranabuhanga, ni inyubako ebyiri. Mu by'ukuri ushobora kuba uri kwibaza iyi nyubako iherereye he. Ushobora kuba uri kunyumva utarayibona, cyangwa se warayibonye ukaba wibaza ba nyirayo, ukaba wibaza akayabo k'amamiliyari agiye kujya kuri iyi nyubako. Ndagira ngo nkunyuriremo, ndagira ngo mbikubwire mu buryo burambuye, ngize vuba vuba kandi nihutishije cyane. Kigali Financial, aho waba uherereye hose urayibona mu mujyi wa Kigali. Iyi nyubako iherereye iruhande neza mu mujyi rw'inyubako izwi nka Back of Kigali, ubwo ni Beka. Iyi iri hagati neza muri Car Free Zone, aho iri ruguru y'inyubako bita kwa Makuza. Ndetse mbere y'uko uyigeraho ubanje guca ku nyubako ndende yari iyoboye umujyi wa Kigali yitwa City Tower. Izi ngizi ni inyubako ebyiri zubakiwe rimwe, Twin Towers. Iyi nyubako biteganyijwe ko izaba igeretse floors zigera kuri 25. Ubwo inyubako z'ubujyakuzimu ntabwo tuzishyizemo. Iyi ni inyubako izakorerwamo imirimo itandukanye n'ibigo by'imari ndetse na banke, ndetse ku gice cyo hejuru gihera hazaba harimo hoteli z'igitangaza. Mu by'ukuri iyi ni inzu ihenze cyane kandi ndende mu mujyi wa Kigali. Uyu ni umushinga uri kubakwa na Equity Holding Venture Capital, ikigo cy'ishoramari Equity Group, banki ikomeye ituruka muri Kenya. Iyi banki ifite amashami atandukanye hano muri Afurika. Kigali Finance and Business Square ikaba izuzura itwaye akayabo ka miliyoni 100 z'amadolari. Ubwo dushyize mu manyarwanda ni miliyari 145 na miliyoni 400. Mu by'ukuri uyu ni umushinga w'inyubako uhenze cyane. Uyu ni umushinga w'inyubako zigezweho. Iyi nyubako ni nayo izaba iri ku mwanya wa mbere w'inyubako ndende hano mu mujyi wa Kigali hose. Iyi nyubako biteganyijwe ko izuzura mu mwaka wa 2026 2027. Uyu ni umushinga uzuzura ugahita uhindura isura y'umujyi wa Kigali. Ndagira ngo munyemerere mbashimire mwebwe twabanye hano muri iki cyegeranyo. Ndagushimiye wowe twatangiranye tukaba tunasozanyije, ariko ndagusaba akantu katagoye. Nyemerera nongere nkwibutse, ushobora kuba wibagiwe.
ndagusaba gukora subscribe hano kuri Yumva X. Ndagusaba kudusangiza ibitekerezo byawe muri comment. Njyewe wumvaga nitwa Mr. Alex. Nakagaruka.